Yes, reka nanone tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gahunda zacu z'amakuru dukomeje kugenda tubagezaho. Hanyuma rero ndagarutse kugira ngo mbagezeho andi makuru mashyashya agezweho ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zihangana n'igisirikare cya leta FDNB ndetse na Wazalendo ku bwinshi, ubona ko ari ibintu bitoroshye cyangwa se biboroheye habe na gatoya. Urugamba rero rwamaze kuba rufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona ko nyine ari ibintu bitoroshye. Ngiye kubabwira rero uko byifashe hano mu burasirazuba bw'iki gihugu, mugende musobanukirwa akantu ku kandi uko urugamba ruteye, imiterere yarwo nyine uko naho rugeze ruba. Ngiye kubibabwira uko byifashe. Hari amakuru ari kuvugwa y'imirwano mu duce tugiye dutandukanye, ariko noneho ubu tuvugana ntago nzanwe n'imirwano gusa, ahubwo nje kubabwira byinshi bikomeje kugenda bivugwa n'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Bwo nyine ndavuga bari gukora mu nzego n'ubundi zigiye zitandukanye za gisirikare, aho bari kuvuga ko bagiye kohereza abasirikare basanga hafi 6,000 bagiye kwerekeza hehe muri Uvira, abandi bashyashya baturutse mu ntara ya Tanganyika, dore ko bamaze n'iminsi ariho baturuka. Hanyuma andi makuru ari kuvuga ko ngo M23 ikomeje kujya yirukana abaturage bamwe na bamwe, by'umwihariko ngo biganjemo abo mu bwoko bw'abahutu, ngo hanyuma ngo bagafata ngabo bakuye mu gihugu cy'u Rwanda bakaba aribo bazana gutura hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi turagaruka ku gisirikare cy'u Burundi, nacyo ibyo gikomeje kugenda gikora bigiye bitandukanye, n'ubundi ubona ko ari ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera cyangwa se indi sura nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma n'andi makuru menshi cyane uraza kugenda uyumva, mubwire ko uri hamwe nanjye Pacifique tugiye kubana muri aya makuru. Hanyuma rero ndakwibutsa gukanda subscribe niba uzi ko udukurikiye ari ubwa mbere, utaza gucikwa nyine n'andi makuru tuba twagiye tugutegurira agenda atambukaho hano kuri uno muyoboro. Hanyuma rero munyemerere tuyinjire amakuru yacu tuyatangirire n'ubundi mu duce by'umwihariko turi kuberamo urugamba, aho inyeshyamba za M23 nyine zimaze umwanya munini cyane ziri guhangana muri Bashari Mokoto. Ahangaha hariyo imirwano itoroshye, navuga ko ari imirwano gusa isa nkaho ari imirwano isa nkaho idasobanutse gusa. Na Wazalendo bakigaba ibitero kuri M23, navuga ko ari ibitero shuma bikomeje kujya bibaho bigabwa ku nyeshyamba za 23, ariko ubu tuvugana nyine inyeshyamba za M23 zikaba ziba zakomeje kugenda zitwara neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Ubona ko nyine baba bagaragaje imbaraga nyinshi kandi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakaba bashaka no kujya begukana itsinzi. Rero biravugwa ko abasirikare bashyashya b'inyeshyamba za M23 bamwe baherutse gupasinga, aribo berekejwe mu mirwano mu bice bigiye bitandukanye. Gusa hano nk'uko nari mbibabwiyeho muri Bashari Mokoto ndetse na Bashari Kayembe, ahangaha imirwano iri kuba ni y'Abazalendo, ngira ngo murabizi neza cyane. Hari uwo bita General Inyasi, n'umujenosideri ubarizwa muri itwo duce n'ubundi, aho rero ari ukomeje kugenda agira ati azamura imirwano nk'iyo ngiyo ya hato na hato, ayigaba agaba udutero shuma nyine ku nyeshyamba za M23, ariko n'ubundi bikajya birangira inyeshyamba za M23 zitwaye neza cyane. Hanyuma andi makuru nakubashije gukurura tukiri muri Kivu ya ruguru, nuko bivugwa ko igisirikare cya leta Kinshasa by'umwihariko gikomeje kujya cyandika kivuga ko ngo M23 gikomeje kujya yirukana abaturage ngo bo mu bwoko bw'abahutu bambe, hanyuma ngo bakinjizamo ababo bakuye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo bo mu bwoko bw'abatutsi bakaba aribo bazana gutura muri biriya bice n'ubundi bigiye bitandukanye. Ngo ikindi bakomeje no kujya bahatanga ubutaka n'ibindi bigiye bitandukanye nyine ngo bikorwa n'izi nyeshyamba za M23. Ngo bityo rero ngo barasaba imiryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga nyine muri rusange ngo ko hari icyakorwa kugira ngo iyi Kongo yabo ireke kugenda itangwamo nk'impano. Songera ngo ni ibintu byumvikana neza cyane. Sek biba byakomeje kugenda bifata indi ntera. Gusa kuri ishuro noneho sinzi ngo M23 wenda iraza kubigenza ute, gusa nyine ubwo wenda hari uburyo bashobora kuza kubihagarikamo cyangwa se bashobora kuza kubirwanaho. Bisa nkaho urugamba rw'amasasu ruri kujya rurangira, ahubwo hasigayeho urugamba rwa diplomasi. M23 igiye kurwana ubutitsa kugira ngo irebe ko yasohoka muri bino bibazo, ndetse n'ibirogo bakomeje kujya bayishinza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nakubwira ko kuri njyewe iyo mbyitegereje mbona ko nyine ari ibintu bitoroshye habe
n'akana gatoya. So wenda twihuse n'andi makuru tuvuye muri ibyo ngibyo, ibyo biba bikomeje kugenda bitangazwa, tukaruke gato muri teritwari ya Masisi naho bivuga ko hiriwemo urugamba. Ahangaha rero hakaba habayemo gukubitwa n'ubundi kw'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Wazalendo, dore ko n'intera hamwe nyine zari ziriyo, bagakubitwa mu duce twa Rusamambo ndetse n'aka gace ka Nyabyondo. Gusa ahitwa Pinga habayemo urugamba, naho urugamba navuga ko ari urugamba rutari rworoshye. Hari ibitero nyine byageragejwe kugabwa kuri M23, hanyuma M23 iza kugira gute kubyitwaramo neza cyane, ibasha guhagarika iyo mirwano n'ubundi yari yegereye. Ubona ko bari bagiye kugira gute kujya babagabaho ibitero nyine hano muri teritwari ya Masisi nyine. Ubona ko ibintu biba byakomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera. Rero dukomeje kugenda tubikurikiranira hafi, turebera hamwe uko biza kuba bigira gute, uko biza kuba byitwara. Hanyuma andi makuru navuga ko ari amakuru ashyushye n'ubundi y'urugamba rwabayeho, nuko ahitwa muri Rucuro naho rero humvikanyemo ngo amasasu uyu munsi mu bice n'ubundi ryo mu ishyamba rya Kazaroho, aho rero ngo haturutse Abazalendo ngo bakaba bagerageje gukora infiltration nyine kugira ngo bagabe ibitero bitunguranye kuri M23, ariko n'ubundi karangira izi ntare za Sarambwe zitwaye neza nyine, amakuru bayakiriye cyangwa se bayamenye mbere yuko ibyo bitero bibageraho. Songera ngo rero birumvikana ko ibi bintu bisa nkaho biba byaranateguwe cyangwa se bimeze ukundi kuntu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ushobora kubivuga uko ubishaka wowe, ariko icyo nakubwira cyo nuko ari ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ubona ko nyine inyeshyamba za M23 ziba zakomeje kugenda zikora iyo bwabaga kugira ngo zirebe niba hari icyo byatanga kugira ngo wenda babe bahindura nyine situation z'uru rugamba, ariko nyine bikaba bikomeje kugenda bigira gute biba ibibazo. So andi makuru rero ufite na makuru ari kuvugwa muri Uvira naho rero haravugwamo urugamba mu duce tugiye dutandukanye, ari ibitero byagabwe kuri 23 ndetse n'ibyo M23 yagabye byose ngiye kubibabwira. Gusa turahera none muri teritwari ya Shabunda, babwire ko muri ka gace n'ubundi Kanzibira ko M23 herutse kwigarurira, ariko gace gaherutse kari kugenda gashakishwa ku bwishi, kagenda gashakishwa nyine kugira ngo barebe niba bagasubirana. Ubwo nyine ndavuga ingabo za leta FDNB kugira ngo barebe niba bagasubirana, ariko bikaba byababereye ibibazo kugasubirana byaranze, dore ko bakomeje kugenda nyine bagerageza uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose, ariko bikanga bakoresha ibitero byo hejuru n'ibyo ku butaka, ariko byanze. So rero tugarutse gatoya muri Uvira indani mu mujyi, birakekwa ko hari abasirikare b'inyeshyamba za M23 bashobora ngo kuza kwinjira muri uyu munsi, ngo kubera yuko ngo ugereranyije nuko situation zihagaze maginga ngaya, ngo kandi muvuma z'abantu benshi berekeza mu byerekezo bimwe ngo zagiye zigaragara mu mujyi wa Uvira. So reka rero wenda ibindi tuze kubikurikirana mu yandi makuru, ndaza kubagezaho amakuru ku buryo burambuye ku masaha y'umugoroba ku isaha ya saa moya n'igice cyangwa saa 2. Wewe uba hafi gusa ubundi ukande subscribe ntuze gucikwa n'amakuru nza kukugezaho. Nitwa Pacifique, hano ni kuri Mwiki Official, dusubire mu kanya gatoya. Ciao ciao.